Ibikorwa byo kubaga bikomeje kugaragaza impinduka zikomeye mu buzima bw'abarwayi ku bitaro bya Kibuye. Uyu munsi umwe mu barwayi batanzweho urugero yavuze amagambo akomeye ku mutima agira ati numva meze nk'uwongeye kuvuka bundi bushya ntushobora kubyumva. Ibi yabivuganye amarira n'ibyishimo yishimira impinduka zabaye mu buzima bwe nyuma yo kubagwa. Uyu murwayi yasobanuye ko mbere yo kubagwa yari afite uburwayi bukabije n'imbogamizi mu mibereho ya buri munsi bigatuma atakaza icyizere n'umunezero. Nyuma yo kubagwa yumvise agarutse mu buzima busanzwe, agira imbaraga zo gukora no gutegura ejo hazaza. Abaganga bakorera kuri ibi bitaro bagaragaje ko iyi ntsinzi igaragaza intambwe ikomeye u Rwanda rumaze gutera mu rwego rw'ubuvuzi bwo kubaga. Ibyari bisanzwe bikorwa hanze y'igihugu, bikorerwa hanze y'igihugu ubu bikorerwa mu Rwanda, bigakorwa n'Abanyarwanda ku bw'Abanyarwanda, bikagabanya igiciro n'igihe abarwayi bamaraga bategereje ubuvuzi. Minisiteri y'Ubuzima yakomeje gushora imari mu bikoresho bigezweho, amahugurwa y'abaganga n'ivugururwa ry'ibitaro hagamijwe ko umunyarwanda wese abona ubuvuzi bufite ireme. Ibi byatumye abarwayi bongera icyizere mu rwego rw'ubuzima bw'igihugu. Iyi nkuru igaragaza ko kubaga atari ugukiza indwara gusa, ahubwo ari ugusubiza umuntu icyizere, agaciro n'ubuzima bushya, bigatanga icyizere cy'ejo hazaza heza h'ubuvuzi mu Rwanda. Mwari kumwe nanjye Ishimwe Denise, mukore subscribe and share comment kuri Rwanda News.